Yesu ashimwe. Ndabashuhuje mwese mu izina rya Yesu umwami wacu. Mureke dusenga Imana mbere yuko dutangira. Data wa twese uri mu ijuru, we Mana y'ukuri kandi ihoraho, uhabwa icyubahiro. Tunejejwe nuko turiho kubw'imbaraga yawe. Tubabarira ibyaha byacu kandi ibyo ushaka ari byo bikorwa, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Uyu munsi tugiye kwigana icyigisho gifite umutwe uvuga ngo inyigisho zipfuye zo mu gihe cy'imperuka. Inyigisho zipfuye zo mu gihe cy'imperuka. Iyo usomye muri Matayo igice cya 24 umurongo wa 24, hari amagambo ushaka ko dusoma. Matayo igice cya 24 umurongo wa 24. Haranditswe ngo kuko abiyita Kristo n'abahanuzi b'ibinyoma bazaduka bakora ibimenyetso bikomeye n'ibitangaza kugira ngo babone uko bayobya n'intore niba bishoboka. Matayo 24 umurongo wa 24 nuko havuga. Hari ibinyoma biteje akaga. Hari ibinyoma biteje akaga bizakwirakwizwa nk'inyigisho za Bibiliya. Niyo mpamvu tugomba kwiga Bibiliya dushyizeho umwete kugira ngo tumenye uko duhangana nazo. Kwizera kwa buri muntu kuzageragezwa. Ibi wabisoma mu gitabo cyitwa Kubwiriza ubutumwa paje 590 kugera paje 591. None se dukeneye iki? Kuba maso niko gukenewe. Mureke dusuzume aya masomo mu gusubiza ibi bibazo. Ni ayahe mayeri umwanzi w'imitima akoresha kugira ngo ateshure imitima ikiranuka yizera ko Yesu agiye kugaruka? Aya masomo aboneka muri Matayo igice cya 24 umurongo wa 11 na 24. Reka tuyasome twumve. Matayo 24 umurongo wa 11 kugera 24. Reka tuyasome twumve hano. 11 haravuga ngo n'abahanuzi benshi b'ibinyoma bazaduka bayobye benshi. Hanyuma umurongo wa 24 ni wa wundi twasomye nyine. Kuko abiyita Kristo n'abahanuzi b'ibinyoma bazaduka bakora ibimenyetso bikomeye n'ibitangaza kugira ngo babone uko bayobya n'intore niba bishoboka. Reka dukomeze dusoma aya magambo. Abamarika ba Satani ni abahanga mu gukora ibibi kandi bazahimbahimba ibizatuma bamwe bavuga ko bateye imbere mu mucyo. Batangira kuvuga ko hari ibindi bishya kandi bitangaje kandi mu buryo runaka, nubwo ubutumwa bushobora kuba ukuri, bazabivanga n'ibihimbano bya kimuntu kandi inyigisho zabo zizaba ari amategeko y'abantu. Niba harigeze kubaho igihe
kwasabwaga kugira umwete wo kuba maso no gusenga. Icyo gihe ni iki? Ibintu byinshi bizagaragara ko ari byiza bizasabwa gukurikiranwa mu bwitonzi hamwe no gusenga, kuko hariho imitego ikaze y'umwanzi yo kuyobora imitima mu nzira ibakura mu nzira y'ukuri kugeza ubwo biruhanya gutandukanya izo nzira zombi. Aya magambo wayasoma mu gitabo cyitwa kubwiriza ubutumwa paje 590. Ubuhamya bw'umwuka w'Imana ni ukuri. Ntimugahindure kwizera kwanyu kubw'inyigisho iyo ari yo yose ishobora kuyobya umutima nubwo yagaragara ko ari nziza. Uburiganya bwa Satani burarushaho kwiyongikanya, kandi abateshuka bakava mu nzira y'ukuri bazatakaza ubutunzi bwabo, kuko badafite ikindi bishingikirizaho. Bazajya bava mu mutego umwe bajya mu wundi, maze batembanwe n'imiyaga y'inyigisho z'inzaduka. Satani yamanutse afite imbaraga nyinshi. Kubwiriza ubutumwa paje 362. Rero nshuti bavandimwe, mureke tube maso kandi dusenge, twitondere inyigisho z'iyi minsi kuko atari nziza. Imana ibidufashemo mu izina rya Yesu. Reka dusenge Imana. Data wa twese uri mu ijuru, urakoze kubw'ijambo ryawe, kandi urakoze kuduhuguza ibyanditswe byawe byera. Uturinde inyigisho z'ibinyoma, uduhe kuba maso kandi dusenge dutegereje kandi dukora. Uturinde ubunebwe n'ubupfapfa n'ubuhezanguni. Ibyo nibyo nsabye nizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amin.